Ndi papa sava. Ntabwo rero ntekereza ko twakabaye tunyura kure y'ukuri nk'uko bivuze kuko njye ikintu ntekereza ko kizadufasha kubwizanya kuri nk'uko bivuze icyo cyo ntakiviviye kandi ntabwo utekereje kuvuga uti ngiye kubana n'umuntu by'ubuzima bwose ugashyiramo utuntu tw'utukorosi ntabwo biraba n'Imana ntibiha umugisha. Yes ubundi baca umugani mu gifaransa ngo romonde c'est la chaise et le bananier. Romonde c'est la chaise et le bananier. Bishatse kuvuga iki by'isi ni gatebe gatoki bro. Oya gatebe gatoki kukaro nawe sigashara ego c'est la chaise et le bananier no bwambere byumvise bwa tuzi gifaransa buryo mize mbavumbura kano ka romonde la chaise et le bananier kano ka romonde ntabwo ari kazi sasa ntabwo na uwo mugani ntabwo na la chaise et le bananier nuko no mugani se ubaze imyaka myinshi ubona ko ntabwo igifaransa yageze icyongereza ubwo mu cyongereza ashobora kuvuga mu cyongereza what life is chair banana bize mu buzima se kanjye ntabwo navuze ubuzima navuze isi ubwo ubundi niko bawuvuga mu cyongereza life is chair banana niko mu cyongereza bavuga life isi ni gatebe gatoki is chair and banana se nk'ubwo kuba yamennye ahantu hatariho oya urakara agati kaba gakeneye amazi bro akaye gati kariya nkanyamenya ntabwo mwinyuka byarangiye kuri ya gahunda ugomba byari kwakwanya okay ubundi agafarasa mujya munyuza umva umwibutse ntabwo ngiye nkunda urusenda iteka nkubwira ko ruryana si nkunda urusenda ntabwo nshaka urusenda rurandya kandi ntabwo ngiye kuvuga nta mpamvu nibyo sheri noneho nicyo kintu njye navugaga niba umushinga twemeranyije tukavuga tuti ni ukubana by'ubuziraherezo urwaye cyangwa uri muzima wishimye cyangwa ubabaye mbabaye cyangwa nishimye ndwaye cyangwa ndi muzima byose ibyawe n'ibyanjye byose ngo pa tukaba turabivanze ubundi muri make mu byiza no mu bibi ni ukuvanga byose kugeza igihe tuvanga n'amazina n'imyenda ahubwo ukivuga akantu k'amazina urumva nyine sheri hari akantu njya mbona ukumva kuno umuntu nyine iyo amaze ko umugabo amaze kubana n'umugore ugasanga niba ari umugore ufata izina ry'umugabo oya umugore afata iry'umugabo uravuga nk'ibira bya Michelle Obama ibyo ngibyo ubwo nawe rero ubwo wahita witwa nka twumvera sasa digi sasa sasa digi Jean Bosco oya gacumbari bayitegure nta kibazo sasa digi Jean Bosco noneho rero ariko ibaze ndi kwitwa Jean Bosco none utitwa Jean Bosco sasa digi Jean Bosco ndumvise ahubwo ikibazo nuko ritajya ku ndangamuntu kubera uburebure noneho mbo ntabwo nakitwa Jean Bosco kubera ikizi none urivuge mu cyongereza wumve oya pe oya rivuge mu cyongereza wumve John Bosco sasa digi John Bosco ariko uzi ko utanabizi nagufata amazina yose mufatamo rimwe noneho rigahita nyine ribi rya famiye yose kuko urumva byasaba niba tubyaye n'abana ko bafata ayo mazina yose ibyacu biratureba sasa digidigi akadomo sasa digi none umwana w'umuhungu tukamwita digi boy umukobwa tukamwita digi queen murajya he ahubwo n'akandi kantu gutya nyine nitwa sasa wowe witwa digi noneho tugafata ugahita twita ngo sadi ka sadi yangiraho digi n'umwihariko sadigi yes cyangwa digi sa oya sadigi kugira ngo abanze irya none nze mfofera nk'umutwe w'urugo icyo rero ni kimwe hari icyo numvaga naza nari kuza kubwira yenda kumugereka ariko twahisemo kubwizanya ukuri jewe urabona ubu turi inshuti hari akantu k'akadefu nakubonyeho
ariko nturakare. oya ntago ndakara. Yari akantu k'akadefona kubonye ko ibintu by'ibikundi ni byiza ko wenda ufite bakuru bawe barumuna bawe abatante abanko abaki ariko urugo rwanjye nawe ruzaba urwanjye nawe. Mu magambo make sinkunda kururu y'abantu mu rugo. Wari wasanga petit frere wanjye, wari wasanga grand frere, wari wasanga undi muntu, nanjye sinshaka ubane mu biwanyu iwacu. Okay, nyine ndongoye umuryango wanyu muri rusange. Bakuru bawe oya bakuru bawe na barumuna nkaho barongoye urumva n'abagore banjye binyuze muri wowe. Ariko ni wowe mugore wanjye tubana mu buriri baza bakadusura, ariko akantu ko kuza kwa no grand frere araje araparitse, sister araje araparitse, bameze nk'ababaye kubera n'ijya na migambi yo guteganyiriza abana ingendo zabo zizabe nkeya iwanjye. Ngewe nenza gaki reka nanjye ngakubwire rero aka ko ngako ko ntuzigera ukageraho ikibazo rwose ngewe nzakamanejinga yes ajya ngo gorayifurizi is patate banana. oya cha banana agenda ntabwo agafashe nawe Cha banana. bo ni gacumbari sasa. Okay. Fate neza umusore. Digidi. Ntabwo babyoroshye. Twashashanye. Agatelefone kabafasha gatukugira mu kibazo none kugira bigaragare neza ibyo byimurire iburyo biza. Warucakira nawe arega. Igiti subizanga. oya Ndagira ngo isahane kugira ngo kwe ukuntu ayitambamye. Cyo nicyo bita igitigo. igiti noneho twazanye na kacumbari none usambwe ko ukunda kacumbari. Vugira make yakunya mutaguze muhungu wanjye. Sibyo? Appetite. Nakoze komande urayotsa. Ariko buriya ihene ivamo nk'izi ngizi zingahe? Ihene ivamo nk'izi zingahe ngo arizo tuzakoresha mu bukwe? Byaterwa n'ihene uko yabingana. Oya ihene nanone yari ubwatsi yishishe yatamiye yariye na za merasi. Kandi igitigo buriya kiva ku matako ku maboko naho ku mbavu na zingaro ntago byashoboka. Cyakora nka hene y'ibihumbi 100 ishobora kuvamo ibitigo wenda ibitigo nka 12. sheri iki gitigo ko mbona ndashaka kukugaburira urumva uno ukobwa bwigira ngo bwamadede bungu ubona bugenda nk'ubusubiriye. Kidoma ngegeze kumbwira nawe umunsi umwe birambabaza. Ntabwo ndabona bitamvuge ni ndaje nkunde sasa n'umutima wanjye wose njye mutonesha mwitesha mwimariremo. hano ushobora gushiduka n'akaboko kawe ngo shire gacumbari hano benaka no duserviette murajya mu bizi. nta kibazo mu ngwa Igorana murajya mu nta kibazo sha nta kibazo ushobora kunyongera kunya nta kibazo ubundi umwimariremo kabisa. icyo bita la vie ubuzima. Bese undi wagukunda nkanjye ninde koko she cyakoze noneho muri iyi minsi undi wagukunda byibuze nsigaye ngenda mvuga ati ndabizi ko digidi ijya nkunda. reka nkubwire urukundo ngukunda ku izina ry'Imana. Aka kanya ntiterure nikubitasi ucuritse sesere muri amafato. Nta wundi muntu wabona urugukunda. ubwo bitabaye ubwo ni Nta wundi muntu n'uyu numwe nkunda. Uri amadederi. Sore kunanyegamizagaho. Shaba kajya bambwira batari ko akagakobwa kazagusaza simbimenye. Ndica ndavuga ni ntabwo koko nanjye narebaga neza. Naramukubise mu kubita ingingo. Ndamubwira amadederi. Ndakuvumye. Tumuka mva imbere. Ndamukusha umukana ariko si nkamuvuga ngo urakare. tugeze ku bintu nyine nanjye ntishimira njye wari ugezweho kukubwira ibyo bintu. Fisi chabana bino munyu. Okay, ukoze. Okay sana. Urya Wego. Icyo ntabwo cyari icya mbere ariko ngiye guhita nkigera icya mbere. Ibintu byo guharura aba ex bawe mu buzima bwacu wowe ubambwira ni ukuri pe mbabariye abari inshuro yanyu. Nakubwiye ko namuretse. Okay. Sinakose nireza na wa undi nagiraga se. Nyine Amureka bose. wihorere. Twari twibereye mu by'urugo rwacu ukuntu bizaba bimeze. Rero reka nkubwire shero wanjye. Uku kuntu ujya kureba match nkabona wanyandikiye message nka 9:00 z'ijoro nari niryamiye ngo sheri ngo ubu nibwo ngeze mu rugo ngo match ngo yari iryoshye ngo ndabizi waryamye ngo nari neza na twa tugambo twiza. Urukumviye abari message ariko igihe tuzaba tubana nzaba ngukeneye nk'umugabo ngo dusangire ibya nijoro tujye kuryama turi kumwe mbabara nzaba utekereza ko ngewe nawe apana umupira. Utekereza ko ugeze mu rugo naguhaga
byo kuvuga ngo umugabo ngo haza umudamu ngo agiye ngo by'ibipira n'iki ntabyo nzajyamo. Okay. Ahubwo ikintu cyihutirwa ibijyanye n'inkwano njye nafashe igitekerezo cyo kuzongera ariko ku rundi ruhande byose bigaterwa n'uburyo wenda wowe uri bubitware aho kugira ngo nk'amafaranga makeya buri nkwano nizo zihesha agaciro umusore urantiza nka miliyoni kuyo ufite ubiteho 800 yanjye saba imwe na 800 njyewe nzagukwa 800 ku ibanga ryanjye nawe ahubwo mpize miliyoni nyongere nundi se uzayagura ibirongoranwa naga ko kantu mwumvishe neza bukorwa abana ngiye bijyanye n'inkwano njye mfite wisa umunsi ubu kuzagera nayongeye cyangwa gutanga inkwano tuvuga ko mfite miliyoni ngiyeho kandi dupanze ko nzagukwa miliyoni 2 nzashaka miliyoni nawe nk'izindi miliyoni nindangiza ngukwe miliyoni 2 kugira ngo bimenage agaciro binatume na famille yanjye igaragara nyine nkaho natwe twakoye ikintu gifatika. Ibyo sai ikintu bitwaye erega tugiye kuvanga umutungo tugiye kuvanga kandi ndizera ko nta kintu na kimwe cyo kubeshya kiba kiri hagati yanjye nawe nta kibazo na gitoya naho ubundi anniversaire nkaho nyifese kubwawe by'umunsi w'ejo ubwo mbikubitiyemo byose hamwe cyane ntabwo byakunda kugeza iyi ngiyi si ubu turabyita gutera anniversaire yanjye kare anniversaire yawe se kare ejo rero ko buriya mwana cyo kwifeteje umunsi ejo uzaba wagiye ntabwo se bamenye ibyabaye biga buriya ejo bundi narongeye ndagese kuki ntabe mba ntaragwaye makuru we ejo bundi nawe nawo mama umutuye kwa iruhande rwo kubandimbati arampagarika sinarinzi ko ari n'umuhanuzi ati digiti ibiti ni byiza imana igufite isezerano icyo isezerano ati witeka yakunyeretse yanyereka urubanza ufite ngira ngo ni urubanza rwo kujya kuburana kumbe ni ubukwe bwacu ati imana yakunyeretse mu rubanza uri kumwe n'umwavoka uri kukuburanira n'iki byose njye ngira ngo umwavoka n'undi muntu kumva umwavoka yari wowe Gidi kugira ngo mumfashe kubera ibi biti dufite ahangaha hari abavumba baba batateganyije baba baje nagira ngo mpangane nabo mumfashe mutero gatoya ni kawo muca kunyanyagiza ku meza kugira ngo abavumba batateganyije kubera ibi biti rero murakoze cyane ariko atu fata agacupa ni mama y'Imana urakabyara ubyaje inka ese kutari kutakira muguranire n'iri wiroti n'iri wenda niba ari ushaka iraremereye yakunaniye ngura petishini merci atu karame wagiye kugurana umukubitiro ko teretse wanaye arega twe turakora hatunge bamuha aka gakoca kako bakita ako nakamegeterane katurebe akita nako kurushirwa akaboko akira najya kukisengera fata agasuriviye tanga ariko si ibyo byo kurya ntabwo nari mbikeneye cyane icyo kunywa Akira. ariko wa mugani reka dusangire ni nanjye uba wabikoze ntacyo nakwimanje ufite mwana thank you welcome very much nuko abarantanuriye rero mu ntuza arambwira ngo digiti ngo Uwiteka ngo aragukoreye ngo Satani yari yakwigabije ngo none ngo urubanza rwe ngo ubonye urutsinde nuwe rubanza ati Satani yari yakwigabije nicyo rero amagambo make arambwira ati ongera ugarukire Imana ibyo rero bya anniversaire bavugaga byinshi impamvu bigonganye n'icyo kintu arambwira ati ngwino tujyane gusenga njyayo bampanurira ibintu byiza ariko akavangamo n'utuntu tubi none bavuga bati rero digidigi kubera impamvu kugira ngo wegereze Imana asengera uru rubanza n'ibindi bibazo biri imbere n'umugisha ushobora kugucika muri iyi minsi uzagaruka nemereye mama pasiteri yuko ejo ngomba kuba nagiye gusenga rwose ntabwo biri bukunde ko ejo nzaboneka muri ibyo bya anniversaire cyakoze twareba ukundi kuntu wenda tubipanga ariko biragoye pe
ose sheri ngo twa turi gupanga abone ibintu by'ubukwe tubigeze kure twa turi kubyaranja byibuze aka kanya ndahagara nkavuga ngo mfite umuhungu nkunda nubwo waba udahari ngo ubihamye ngiye bwanjye nabihagarara nkabihamya mu bantu nanjye maze ko ngukunda nta wundi muhungu uri mu buzima bwanjye yego turi abafiyanse turi kwitegura ku bana yego rero nari navuze ngo n'undi nyine igihe cyacu kigiye kugera cyo kuba umugore n'umugabo ubwo rero nari narateguye nkomeza mbitegura ariko nkwiga nkareba se digidigi nkareba digidigi koko harashobotse bimeze gutya nyine uko ugenda unyiyereka urushaho kundemamo icyizere wasanze ndi iki nasanze uri umugabo wanjye uhamye umugabo w'inzozi zanjye uvuga ngo intama y'Imana yigendera Mr Perfect yes no kuri pe rero niyo natekereje ndavuga rero niba ibyo bintu naravivuye byose numvaga nyine nituva hano turi butahane mu rugo ejo tukazirirwa nyine ku munsi wawe w'amavuko nkagutekera tugasangira tukishima like tukagira moment nyine nyinshi zitandukanye reka nkubwire ejo ntabwo nari mbyanze ariko harimo icyo kintu cy'agakiza nahise dusuzugura Imana tubwizanye ukuri dusuzugura Imana ku buryo izadusanga mu bintu by'amadefo by'ibisatani koko se ntabwo mwabishe undi munsi sheri ahubwo njyewe najyayo Imana ikananyereka ibindi byiza biruta ibyo ahubwo ejo bundi ukizindura ejo bundi none bibaze ko azaba ari no ku munsi shaka abakozi ibaze ku munsi w'abakozi ku munsi w'umurimo naho twakoze imirimo yo kugandukira Imana tugakora imirimo y'ibyaha icyo kintu ntabwo cyagaragara neza icya kabiri anniversaire bivuga iki si amavuko ibaze kugira ngo none njye kuvuka mvukire mu bisatani ku munsi wanjye w'amavuko nzarinde nagize umwaka ndi mu bintu byo gusambana akazi nyine urumva ubushize nyine nari nabyanze cyagenza wabyanze nyine warabyanze urambabaza akantu ntabwo nakishimiye erega digidi ujya unyumva nabanzaga kugira amenye se digidi turi kumwe koko nawe ari kumwe nanjye reka nkwereke igitekerezo n'ubundi tugiye kurya hari akazi karimo hano reka bapakinga akagakomande tuhite twikozayo kubera ko amasengesho wenda yatangira nka 12:00 nibyo tunyureyo none ahangaha 12:00 turaba tumaze gushirana urukumbuzi ngwerekeze none mara kugwerekeza bitejya gusenga njye ntabwo nshaka kuba nk'umuntu uri kuri pressure ngo ngiye gukorera kugira ngo mite njyango cyangwa uyu ngo ahita ajya hasi twahindi umunsi w'ejo okay basi nta kibazo kuko nyine niba watangiye kwiyegurira Imana nabyo ni byiza ngahareba nk'ibyo bintu nanjye warambwiye ubwo sibwo ndabyiteshejwe nenge byanze se uri Imana iza mbere ni Imana iza mbere rata ariko ubundi nyine noneho hari igihe nsigaye nicara nkibaza se aya mahirwe y'umugisha nabikuye byo kugira umuntu tugiye kubana umeze nka digidi kandi niyumva Imana bore yo kuzahanura ninjye mu byagakiza neza uzi ko ari nk'igihe ndyama nka gutya ngajya kubona nkabona nk'ibintu by'ibikere biramanutse mu ntuza ibintu by'ingona biraje mu cyumba bishatse kuzenguruka igitanda gahita bagana itoka shitani kwa jina la Yesu gahita mbona byose ngo pyo nkabona umwangaza w'umwiru umucyo uraje mu cyumba ibaza none umunsi nzaba nagiye mu gakiza bya nyabyo none Imana izaduha umugisha umugenda reka icya gahunda y'ejo tuyireke hari n'icyo Imana yenda yazanyereka ahubwo ejo bundi uzaza usure wirirweho wongere wirirwe mu bintu ntarwanya iby'Imana byo biza bwa mbere uzagenda usengere urugo rwacu usengere urugo rufite imbaraga usengere guhura kwanjye nawe kumusiba ejo usengere urugo rw'umugisha ku buryo urugo rwacu ruzaba intangarugero ubwo niko Imana zarusengera kandi ivuyeyo maze nyine tubisengere Imana ariko nkabahise gatoya kugira ngo Imana iduhe umugisha umugenda banze ukozeho kubera yuko Imana iri mu byacu amen amen bon appétit merci
nose nyine niba ushaka kucyutsiza nawe gusa ujye wihangana akureba nk'ukuntu mba nitanze ibintu byose nkagira wese agakomande nari ntekereje ko tuza gufata karine uri rukundo ntabwo biri bushoboka rero akosheri n'ukuri kw'Imana ariko nawe ujye uri iki koko cyangwa barira n'ukuri ntusige njyenyine nyine ngo ukomeze nyine mu rukundo n'ukuri mbabarira uyabukira akoze mbabarira ko oya nimusubireyo nta kibazo nimugende akaguye rwose hanyuma musohoke mwumva munezerewe nimugende nta kibazo mugende oya nimugende ariko digide yakoze se wagashakaga cyane igenda rwose madede udakora ikosa ryo kurenga aho ngaho nako aba ex subirayo se nyine ndavuze ngo subira aho ngaho inyuma reka gende dusigare tubikontorora ni iki dukontorora se fiance mfite gahunda yihuta nakererewe aba ex lovers wampaye se adede ntunkoroge ariko ibyo ngibyo byagira wowe twasigara twebwe tubivuganaho akigenda niyo aranje tugendane gake kuko nimushaka kuzamuka nta n'umwe muri bundusha ko nyine tubitware gakeya noneho nibyo nshaka ndashaka ko mubanza mumbwira urukundo rw'aba ex ukuntu ruba rumeze ukuntu nyine umwe yicara nk'ahariya undi ari hariya mukumva murakumburanye akavuga se wajya kumureba cyangwa undi agahamagara undi ati se waje ukandira tukagira ubwo twigera paka bikagera ku rwego umwe ashaka kugenda undi akimukeneye nyine ndagira mubanze munsangize nyine urwo rukundo rw'aba ex uburyo ki nyine munyumvishe uburyo aba ex nyine mugumana kuri urwo rwego munsangize nitwe mubaye ibiragi digide ndashaka unsobanurire ndashaka unsobanurire ibintu bize ntabwo byumvishe sobanura nese ubundi ni iki kidasanzwe nturakare nyine ikibazo ni iki ntabwo ndi kumva ikibazo aho kiri digide nta handi ikibazo kiri nyine wumva ikibazo kiri hagati yanjye nawe njye se hari ikibazo dufitanye sasa oya nta kibazo njye nawe hagati yanjye nawe hari ikibazo kirimo dede wakiturije nyingura rero nigenda wakiturije ukaguma aho ngaho urabona ngende imburamukoro ariko se digide reka nkwibarize ubundi ugira mu mutwe huzuye ugira nyine umubiri wawe umeze gute ubundi muri make ku buryo turi gupanga ibintu bizima njye nawe ariko ukanshujubya ukancisha hirya ukancisha hino ngo usigaye usenga ngo uri umukristo ubu ni ubukristo wari urimo aha ngaha amadederi ni pasterine yari ari kukubwiriza se yari ari kuguhanurira ntabwo ejo bundi ariwe wicaye
wicaye ukambwira buryo ki wahindutse, ukambwira ukuntu uri umwana mwiza, ukanyemeza buryo ki watangiye gusenga uri umukristo digidi, nkagusaba umwanya wanjye nawe, wambwiye ngo iki? Ushaka kuntoresha amashashi wowe? Ushaka kumbona ndi kwiruka ku gasi? Ubwo muragiye, anniversaire irarangiye, urangije utireka dutahe, hanyuma nimugera mu rugo bigende gutesereka mbabaze, wari dirijante yari dirija, wari pasterine yari pasteri, nako wasanga mwese mwari muri abaririmbyi cyangwa se muri abahanuzi, niko digidi ku buryo unyifatira ukambeshye njyewe uzaho ngumba narakatiye hano hanze hose tugapanga ibintu, ariko warangiza ngo wagiye mu masengesho gura umukristo reka ngo nta kintu ushaka gukora ngo kibi shatani. Hari wari uri gukora iki? Wari uri guhanura, wari uri kumanura Imana mu ijuru? Ntabwo bizongera. Yes, kuko ngiye kukwereka ukuntu bitazongera.